Turabashimiye mwe mukurikiranye Israel Talk nk'uko bisanzwe. Tugiye kugaruka ku ngingo zacu zigiye zitandukanye, ariko kino gice cy'ikiganiro cyuzuzanya n'ibindi bice byatambutse. Ku batarabashije kubikurikira, murebe muri comment section hari link twashyizemo. Nk'uko rero twari twabonye mu kiganiro cyabanje cyangwa se no mu bindi biganiro, twabonye ko umwana ibyo akora ashobora no kubikomora mu mico y'aho akurira n'abo akurana nabo. Rero mu mico itandukanye abana biga kugira ibyo bakora runaka binyuze mu gukurikiza iby'umuco w'aho bakomoka ubigisha cyangwa se ubategeka, bakabikuriramo, bikababamo ndetse bikazabagiraho ingaruka, bishobora kuba nziza cyangwa se mbi, no mu gihe kizaza barabaye bakuru. Urugero ni nk'umwana wenda w'imyaka 6 wo mu cyaro cyo muri Afurika, akenshi abatandukanye n'uwo bangana ariko wo mu bihugu byateye imbere, wenda tuvuge nko muri Amerika. Nk'uyu mwana wo mu cyaro aba azi kwita ku matungo kuri iyi myaka, akahira, akaba yanatashya. Hamwe na hamwe abana bo kuri iyi myaka baba bashobora gukora iyo mirimo, ariko mu bihugu byateye imbere akenshi usanga kuri iyo myaka 6 ni igihe cyiza umwana aba agomba gukina, akagira ibyo avumbura, akamenya byinshi, aho kubarizwa mu mirimo myinshi yo mu rugo. Ibi rero byemeza cyangwa se byerekana uburyo umwana yigamo gukora ikintu runaka no gukura k'ubwo bumenyi bugishamikiyeho cyangwa se bw'icyo gikorwa yakoze. Akenshi rero bishingiye nanone kubo yakuranye nabo, kuko ya mico cyangwa se ya mico yo kugira ibyo akunda gukora, ya mico yo gukina imikino runaka, akenshi na kenshi biba bishingiye kubo abana nabo. Nimba umubyeyi ari wa mubyeyi uvuga ati wenda umwana agiye gukina n'abandi bana, akavuga ati ntujye gukina, urataha ijoro uri kwiyanduza, n'izindi mpamvu akenshi ababyeyi bakunda kugira babuza abana kujya gukina, ibyo byose bishobora kugira ingaruka ku mwana. Mu by'ukuri iyo umuhaye umwanya aba yumva afungutse muri we, ariko iyo umubujije umwanya ntabwo agira ibyo yiga, kubera ko twabonye ko ibintu byose byigwa bishingira ku mubano afitanye n'abo bari kumwe, cyangwa se nuko abo bari kumwe bateye, cyangwa se n'imiterere y'ahantu akuriye. Hanyuma rero ni iki ababyeyi, abaganga bita ku mikurire y'abana, urugero nk'aba occupational therapist, abarimu ndetse n'abandi bafite mu nshingano imikurire y'abana, ni iki bakwiye kuba bamenye? Icya mbere ni uko badakwiriye kumva ko abana bagomba gukora gusa ibyo aba bafite mu nshingano bifuza, ahubwo ko bagomba kuzirikana iby'ubushakashatsi bugenda bugaragaza cyangwa se bugenda buvuga ku mikurire y'abana, birimo no muri bino turi kugenda tubagezaho hano kuri Israel Talk. Ikindi cya kabiri rero, bano bantu babarizwa muri ibi byiciro bitandukanye, bishingiye cyangwa se bose bafite inshingano zo gufasha abana mu mikurire yabo mu buryo bujyanye n'imyitwarire ndetse n'imikorere izabaherekeza mu rugendo rwabo rwo kugeza bakuze. Ikintu cya kabiri cyo kuzirikana ni ukuzirikana ibyo abana bivumburiye, ndetse ntihibagirwe nanone ibyo abari kumwe nabo bakora, ndetse n'izindi nguni zose zigaruka ku bijyanye no kwiga kw'abana. Akenshi nyine twabonye ko kugenda ko gushingiye ku mwana ubwe, abo bari kumwe, ndetse n'aho ari nyirizina, ni ukuvuga ngo ahantu umwana akuriye. Ese hari ahantu ho gukinira, hari ikibuga cyangwa se icyumba cyo gukiniramo? Ese hari ibikinisho, hari utuntu runaka bashobora guhimbamo ibikinisho? Ibyo byose nabyo biba bizagenda bigena kwa gukura k'umwana mu buryo, hano tuba turi kugenda twibanda cyane ku bijyanye n'imikurire mu buryo bwo gukora ibyitwa occupational performance. Bigenda bifata inguni zitandukanye, hari ubumenyi buri fiziko cyangwa se bwo gukoresha amaboko, hari ibindi bisabwa bijyanye no kuvuga ngo umwana mu buryo bw'amarangamutima ameze te cyangwa se amerewe ate, hari n'ibijyanye no kuba umwana abasha kuvumbura cyangwa se kureba kure, ibyo twakwita creative cyangwa se ibyitwa cognitive abilities. Ese umwana nareba
twa dukinisho, hari udukinisho abana bahuza bakubakamo inzu, cyangwa se n'ibi bisanzwe, agafata icyondo akagikata akacyubakamo inzu, agashyiramo amadirishya. Uko kugira iyo creativity cyangwa se uko gutekereza kuri icyo kigero, ubwo nabwo ni ubumenyi abana baba bafite cyangwa se baba bakeneye bandi bari kumwe nabo kuba babukuza binyuze mu kuba babashishikariza kujya muri iyo mikino yabo. Dusoza rero, ubuvuzi bwa occupational therapy bufasha abana bagorwa no kwiga binyuze mu gukina, baba bari bonyine ndetse cyangwa se bari kumwe cyangwa se bari no mu bandi. Ikindi, bufasha abana badafite ubayobora mu mikurire yabo ishingiye ku byo bagomba kuba bari gukora cyangwa se bari kwiga cyangwa se nanone bazakora, yitwa career guidance and talent detection. Akenshi urumva umwana iyo yamaze kumenya impano ye, ese azi gukora ibiki, bagomba gukurikiraho noneho uburyo bwo kumuyobora, uburyo ki iyo mpano afite izagira icyo imumarira mu hazaza he, cyangwa se nimba izavamo kariyeri, aribyo byitwa career guidance. Ndetse kandi nanone baba bashobora no gufasha n'abandi bafite izindi mbogamizi zose zatuma umwana atabasha gukina. Urugero, nimba umwana ageze mu gihe runaka ariko akaba atari kubasha gukora ibikorwa abana bagenzi be bari mu myaka imwe bakora. Urugero, nk'umwana ufite nk'imyaka nk'ibiri ariko atarabasha kwicara cyangwa se atarabasha gukoresha amaboko ye n'ibindi, ibyo nabyo biba bishingiye ku mbogamizi zamubuza kuba yakwisanga mu mikino n'abandi. Ibyo ngibyo rero aba occupational therapist nabo babibafashamo. Rero nk'umuntu ugejeje kuri uyu munota akurikiranye kino kiganiro, icyo agomba kuzirikana ni byinshi twagiye tuvuga. Mu by'ukuri ni uko abana bagira cyangwa se bakura ubumenyi mu tuntu duto duto bakora, ibyo bagenerwa n'ababarera, udukino bakina, ubuvumbuzi bagenda bakora, gukubagana bakora, kumenagura ibintu, byose umwana akora biba biri kugena cyangwa se gushushanya ahazaza. Iki nicyo wowe wakurikiranye kino kiganiro ukwiye kuba watahana. Yego, nanone si byiza ko umwana akubagana bikarenza urugero cyangwa ngo akore ibindi bitari byiza, ahubwo umufasha gusobanukirwa uburyo yabyitwaramo neza ntacyo yangije, ndetse ukanamufasha kumutegurira uburyo bwo gukina n'aho gukinira mu buryo butari buze kugira ibyo bwangiza. Ari nacyo kiganiro kizakurikiraho, tuzareba uburyo ki wafasha umwana kumutegurira umukino runaka ndetse n'aho yawukinira ntibimubangamire kandi nawe ntibikubangamire mu byo uri gukora. Rero turabashimiye abantu mwakurikiranye kino kiganiro, ndetse tunashimira buri umwe wese wamaze gukora subscribe cyangwa se ukora like, agakora comment, agafasha kuba buno butuma bwagera kuri benshi, kugira ngo mu by'ukuri muri iyi minsi hari ikibazo cy'imirerere y'abana. Ababyeyi bibaza ngo ese umwana kubera icyo afite iyi mico, kubera icyo afite iyi myitwarire, ariko mu by'ukuri ntamenye ko nawe mu by'ukuri hari uruhare abigiramo. Rero turabashimiye abamaze gukora subscribe. Hanyuma rero we wakurikiranye kino kiganiro ariko utarayikora, wayikora ugakora like nimba wishimiye bino biganiro byacu, ukanabisangiza n'abandi. Turabashimiye. Ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk ntakagaruka. Ciao ciao.